kandi dukomere, buri wese akomeze mugenzi we, dukomere mu muryango. Kundo rwawe Nyagasani izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Buri wese azanyuramo wayibusha abagore bose umugisha na Yesu mama byarasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, bajya udusabira turi abanyabyaha bakuru mu gihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya wujine ntabwo dutanga umwanya. Yego dushobora gusohoka nta kibazo, tujye mu rugo dusezere vuba vuba, twubahiriza amasaha twihaye. Yego, kandi dukomere, buri wese akomeze mugenzi we, dukomere mu muryango. Imana niyo mbaraga zacu muri ibi. Viene
ifoto bayishyize mu rugo kandi barashaka kugenda hariya ni mu rugo Nyamirambo aho tugiye Nyamirambo ariko umuntu wari wayifashe ayizanye twumvaga ziragera hasi kubera gusonza kandi igiye kugwa neza nta mubi kandi mwakoze mwikorera turafatanya kumara akanya gato hano turagiye kugira umwanya muto w'isengesho hanyuma nk'uko mubizi twaraye tubwira abantu bose ko gusezera bibera hariya hepfo hasanzwe habera ikigo ku Bwiza Garden abari hejuru namwe ni muze abadatwaye bari dusoza ariko ko baririmba mwaririmba ntabwo bibujijwe nta kibazo ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe Nyagasani Yezu ndagukunda ryari nzaza
kubikora muri gatandatu karataka hano gatore hari kari ubuzima bwose nzagusingiza umutima wanjye nzamamaza ubuntu wangiriye kumpa kugutuza umutima wanjye wanira nawe ubuziraherezo kuko wantoje gukunda niwe tuzabana nzasanga Mariya we Yesu yampaye wambere umubyeyi nanjye umwana Gumaho ngaho turaza gumaho ntiyigira inyuma basi y'ibyo byondo ibyondo byo bagiye kubinyuramo wabwiye akigira inyuma yigira inyuma yigira inyuma yego Yes.
Data na Mwana na Roho Mtakatifu, Mwana na Roho Mtakatifu, abadufasha Umubyeyi w'impuhwe zawe turakwiriye.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu bihorane namwe. Nawe kandi nimuhorane Kristu Yesu akozwe. iteka ryose. Tuje mu ngoro ya Nyagasani duherekeje umuvandimwe wacu Jean-Marie Gatare watuvuyemo kugira ngo tubisabire tuture Imana kandi tuyimuhereze kugira ngo ubuzima bwe bukomereze muri yo, bukomeze hamwe nayo mu ngoma yayo itagira iherezo. Tuje tubabaye tubabajwe no kubura, ariko mu ngoro y'Imana twabona n'ibyishimo by'uko ahuye na Kristu mu rupfu kandi bakanagurira no mu izuka ryinjira mu buzima buhora bw'iteka budahungabana. Tubanze twaka ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no kugira igitambo cy'Ukaristiya dufite umutuzo. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yayo bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mu bice biteka, abamarayika bose, abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose itubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. azatanya kurira kuri uyu musozi umwenda wari wambitse hejuru
Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Muri Betaniya igihe Yerusalemu hari nk'intera y'amasaha 15. Hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, Mariya we asigaye imuhira. Marita abwira Yesu ati mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati musaza wawe azazuka. Marita aramusubiza ati nzi ko azazuka igihe kizuka umunsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ikizuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azavaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Natwe umuryango wa Gatare tumufashe mu mugongo. Kumufata mu mugongo biraduhuza na Yesu, nawe waje kumufata mu mugongo, tugahurira hano mu ngoro y'Imana, tukumva ijambo rye, rikatubera ijambo ridufasha kubura amaso. Urupfu iyo ruje rutuma twubika amaso, rutuma tureba hasi, tureba umubiri wagiye, tukawureba tureba hasi, tureba kumva wagiye, tukarebamo tureba hasi, yewe tukareba hasi kuko twabuze ikindi dukora, kuko twihebye, kuko tubabaye, ugasanga indoro yacu iri hasi. Kandi ureba hasi nta cyiza abona, ureba hasi ntashobora kubona hakurya. Ijambo ry'Imana rero ridufasha kubura amaso, rikadufasha kubona hakurya y'amarira yacu, hakurya y'akababaro kacu, ndetse no kubona hakurya y'ubuzima. Ubuzima bakanarangamira ijuru. Kandi ijambo ry'Imana ridufasha kureba icyarimwe umubiri wa Gatare utakifite ubuzima, abantu be akabahanagura amarira kandi akabaha kunezerwa by'iteka ryose. We tutamuheranye uyu munsi akaba ari buzima, kandi n'umuvandimwe wacu akaba yinjiye mu rupfu, nubwo turi mu gihe cy'akababaro tukanishima. Izayi yongera atubwira ati twishime kandi dushimire Imana kuko iducunze z'urupfu, ikamuha kuzuka no kubana nayo iteka ryose. Ishize twagize umwanya wo kuvuga kuri Jean Lambert, tuvuga akaba akiri wa wundi uganira n'abantu basusurutsa kandi atabuze uko byagenze. Ariko akababaro kacu, akababaro ke kifitemo ugucungurwa kwe. Kavuze ko mu rupfu nawe yarababaye, akabona inkovu ze mu biganza, birenge, mu rubavu, ariko nyuma y'izo nkovu, nyuma yo kubabara, nyuma yo kuruha n'urupfu rwe byaraducunguye, natwe kubabara kwacu n'urupfu rwacu biraducungura, bidufasha kugunga na Yesu mu rupfu, tukavuga hamwe n'abantu tumutega amatwi. Atubwira ati umuvandimwe wanyu azazuka, umugabo wawe azazuka, umubyeyi yo twagize umwanya uhagije wo kubivuga. Titubere umurage adusigiye ineza. Ugenga ubuzima bwacu, twaba abazima cyangwa twarapfuye tubabana. Ni wowe wenyine ubitse ibanga ry'ubuzima bwacu mu biganza byawe. Tugushimiye ko waduhaye Lambert nk'umukunzi, waduhaye Lambert nk'umubyeyi, waduhaye Lambert nk'umuvandimwe, waduhaye Lambert nk'inshuti nziza. Imyaka yamaze hano ku isi, nubwo twe tubona ko ari mike, ni wowe uzi impamvu, ukamenya n'igihe cy'isaha
umugabane y'impuhwe umuryango wa Jarame Gatare, umufasha we, abana be, umwuzukuru, abavandimwe n'inshuti bose babajwe n'urupfu rwe, ubegere ubahe ihumure ryuzuye mu bwawe. Twavuze bwikomeza umwanya mukaza kudushyigikira nk'umuryango we. Biragoye kuvuga muri aka kanya, ariko nanone biragoye. Mbere na mbere baje gushimira Imana yaduhaye uyu mwanya, yaduhaye n'aya mahirwe kugira ngo tubashe kwisubiraho. Byarashobokaga ko uyu mwanya n'imbaga y'abakozi n'abavandimwe n'umuryango wose ko tutagira ayo mahirwe, ntabwo ari benshi bayagira. Tugomba gushimira Imana nk'uko bikwiye. Nongera gushimira imbaga y'abasaseredoti bateraniye hano uyu mwanya. Ndabashimira kuko mu rugendo rw'uburwayi yagize mwatubaye hafi, mwaramusuye, mwaramuganirije, mwamukoreye ibyo umukristo wese agomba gukorerwa kandi abikorewe n'abasaseredoti. Muri abo gushimira. Muri uyu mwanya nakongera gushimira mpereye ku buyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Nashimira ubuyobozi bwatubaye hafi mu nzego zitandukanye. Nashimira nyuze muri minisiteri ya Bivuge kubera ko mu rugendo rwose rwo kugira ngo tugere hano batubaye hafi. Ndabona bagushimira. Byanatumye byihutisha kugira ngo tubashe gutaha mu Rwanda. Ndabona bagushimira. Mu bandi bo gushimira hari inzego nyinshi zitandukanye. Jarame nk'uko mwabivuze umunyabigwi, ni umukunzi wa benshi, ya bose, umuhwanyi wa benshi. Kuvuga rero umwanya ntabwo dufite biragoye, ariko mu bigo bitandukanye yanyuzemo yahabibye urukundo kandi twarabonye n'ubu turacyarubona mudushyikirije. Ndashimira ubuyobozi bw'Isango Star, nkashimira ubuyobozi bwa Bishaza aho yakoraga, nkongera gushimira RDF aho yakoze mu maserivisi atandukanye. Mu gushimira ibigo bagashimiraga aho yakoraga, ntabwo nakwibagirwa ikigo cya IMF aho yakoraga. Icyo bashimira ni uruhare rutandukanye, cyane cyane muri iyi minsi y'uburwayi bwose. Igihe cyose yamaze arwaye bamufashije kubaha imyaka yose bakeneye gukorera hafi y'uburwayi wanjye, abasha kumukurikirana umunsi ku munsi kugira ngo ntabwo gushimira. Mu gushimira abagomba gushimira ni benshi, ariko uravuga ibigo binini binini abantu cyabo bakubwira ngo nakongera gushimira asosiyasiyo umuryango wa Rayon Sports uvugana cyane, batubaha mu nzego zose zitandukanye, mu mafani club atandukanye, twarababonye mu gihe cy'uburwayi, abanyeshuri abo biganye ahantu hose n'ababyeyi yanyuze twarababonye mu burwayi benshi. Barabo gushimira buri wese yumve ko umuryango wose Amen.
ntabwo byanyohereje mesaje ako kaba kaba Odette barivuga abavandimwe harazamo n'abatanga Uwimana Claire n'abana hari n'abandi bantu babarirwa mu itsinda ry'itangazamakuru bahoze bakorera mu gihe barimo famille Ibizi na Solange, sister and the brothers, harakurikiraho Gatera Augustin,
famille Habimana Augustin. Galambe Raphaël. Musanye Kirano. Mu byiciro byombi A na O level cyangwa hose rwose ntabwo navuga ngo namwe nimugire ibyago ariko biraza bikatugwirira isi niko iteye natwe tuzababa hafi muri kano kanya rero umunsi kuko mwawuduhariye wose tugiye kujya gukarabira hano haruguru ahabigenewe hanyuma amagambo yenda akurikiye turayababwirirayo murakoze